kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside. Abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza, abo bavandimwe n'abandi uze kwifatanya namwe. Burya rero nubwo bizwi ko FPR Inkotanyi yabaye itagereranywa mu gukoresha ikinyoma, si ibyo gusa ariko ifite n'indi midari nyine myinshi nk'iyo kwica abantu ikabarangiza, none ikaba itazongera no kubarigisa, ahubwo ikajya ibarasira ku manywa. Bamwe bagiye kuvuga ko ari ku zuba ku manywa, bazongera kubarasa nijoro. Ariko hari n'ikintu cy'ukuri burya yamenyereje Abanyarwanda, buri mwaka ibibutsa ko bari mu cyunamo. Imyaka ibaye 20 hafi n'itanu, ibabwira ati rega nimukora icyunamo muracyakirimo, duteganya no kukibakuramo nk'uko bigeze kubitubwira mu kanya. Abanyarwanda bari mu cyunamo kandi icyunamo gikabije gikaze, baba Abahutu baba Abatutsi bari mu cyunamo, kubera ko icyunamo ukijyamo kubera ko wapfushije, ukazikivamo kubera ko wakoze icyunamo mu buryo bukwiye, ukabona abakuyagira, ukabona umwanya wo kurira. Ariko cyane cyane nk'uko uyu munsi wateguwe n'amasengesho y'iminsi 3 twabiganiriyeho, abantu bakavuga uko ibintu byagenze. N'intumwa za Yesu ubwazo amaze kuzuka, hari abitwa Emawusi, mwarabumvise muri iyi minsi, bihebye barigendera, ariko bagenda baganira. Ndetse no ku nzira ngo Yesu arababonekera, arababaza ngo ubundi ni iki muhoze muvuga? Bati wowe i Yerusalemu ukaba utazi ibyabaye? Ati habaye, nimwongere musubiriremo numve. Nawe abashishikariza kuvuga uko byagenze. Nuko ngo bavuga uko Yesu yapfuye, kandi niwe bari kubwira uko yapfuye, ndetse baragera naho bavuga bati n'abamwishe, n'abafarisayo ukuntu bamwishe, barabareka barabivuga, baje kumumenya nyuma. Icyunamo kitavuga uko ibintu byagenze, ngo abantu bavuge ati nariciwe kandi nicibwa na kanaka, ntabwo icyo cyunamo abantu koko bakiva. Arabiciwe n'interahamwe. Hari igice kimwe kigerageza kwibuka, guhera FPR yabafasha ngo bibuke. Ariko se wakwibuka uteye icyunamo wakivamo tukibona amagufa y'abahonga utashyinguye, aho kugira ngo ya minsi 8 ishira abantu bave mu cyunamo, ariko nibura mwashyinguye none mugakora n'indi mihango ijyanye n'icyunamo. Ari abo ngabo baracyari mu cyunamo.
reka noneho FPR yaheguye bo badafite n'uburenganzira bwo kuvuga abantu urugero n'Esperance baba bahutu b'abatutsi abo yiciye bafite n'uburenganzira bwo gukora icyunamo mu kirangira ntibaranashyingurwa abo basenyeri twavugaga ubusheja twavugaga ntibaranashyingurwa bari abo batabye mu cyobo aho ngaho ntabwo barashyingurwa cyakora hashyinguwe umusenyeri umwe w'i Kabgayi nabwo mu buryo budasobanutse abandi babiri baracyatabye mu gituro kimwe aho ngaho muri Bazilika ngo bategereje ko bazajya gushyingurwa i Kigali n'ibyumba igihe n'ikigero turashyingura abaguye mu mashyamba bo ntitwirwe tubavuga icyo cyunamo ni ikintu gikomeye ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu hari bagenzi bacu twafatanyije gukora misa hano n'ubundi hafi aha ngaha i Buruseli hazabera ibintu bikomeye twebwe twaravugaga tuti koko igihe kirageze ngo twibuke bose nk'uko nanone muri iyi misa byakozwe twibuke bose dukora icyunamo gitagatifu tuvuge ibyabaye tuvuge ko abahutu bishwe bakitwa n'interahamwe bakitwa na FPR inkotanyi bakaba bataranashyingurwa twibutse uko abatutsi byabagendekeye tubibuke bose ndetse twanagerekagaho rwose amagambo akomeye tukavuga tuti ndetse turibuka na jenoside tukibuka jenoside yakorewe abatutsi tukibuka na jenoside yakorewe abahutu nubwo kubera ko FPR ari ifite ubutegetsi Loni datinyuka kubivuga ku mugaragaro ngo hajyeho n'inkiko zo gukurikirana abayobozi ibyo bindi igihe kirageze ngo mutinyuke twibuke nitutibuka tuzahera mu cyunamo ntabwo tuzakivamo kandi abantu bakiri mu cyunamo nta gikorwa kizima bakora kigana ku buzima barakomeza bakabaho nk'abapfuye barakomeza bagatekereza urupfu barakomeza bakazirikana hari isomo ejo twasozerejeho rivuga umutwe wa 37 w'umuhano mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel uvuga ngo bagiye mu kintu cyuzuye amagufa gusa cyuzuye amagufa urukuye mu Imana ndamubwira ngo nahanurira amagufa ngo yongere afate ubugingo ariko niko rumeze uzi amagufa hirya no hino akagera no muri Kongo ntabwo abantu basongera kugira ubugingo ngo baharanire kugira igihugu kizima nk'uko twaze tubyifuza bakiri mu cyunamo n'ibishoboka ubu rero twahuzwa no kwibuka abagwiga kuraza ku buryo bw'umwihariko muri bo havuzwemo abakuru ba Kiliziya Gatolika urupfu rwabo rufite icyo rusobanura FPR mu kubica cyane cyane bari abasenyeri batatu nibo bashakwaga abandi basheja ntacyo bapfaga babahoraga baguye muri icyo ngicyo ariko bashakwaga niba ari abasenyeri batatu kandi ari abasenyeri batatu barazwi Vincent Nsengiyumva yayoboraga Kigali Tadeo Nsengiyumva yayoboraga Kabgayi na Ruzindana Yosefu wayoboraga Diyoseze ya Byumba bari abasenyeri bitwa Abakiga ariko ni nabo bari bafite ikintu cy'ikipe yayoboraga mu by'ukuri bari abantu bazi ubwenge bari abantu bajijutse hari abantu bazi aho bagana FPR ntabwo yari biyobewe mu guhitamo kubica rero yari izi kwicekeriza umutwe kandi nibyo yari imaze guca igihugu umutwe yica Perezida Habyarimana n'abandi bari kumwe abari basigaye bashobora kugira ijambo bavuga ahari bakaba bakomeza nibura abaturage nabo bepiskopi ko bari batatu FPR mu kubica rero yari izi ikikora kandi yaragikoze mu by'ukuri yaragikoze ubu Kiliziya ibibazo ifite byo kubura leadership igaragara ni ukubera ko icyo gikorwa cyashakaga gutambutsa ishingiro rya kamere y'ubutegetsi bwa FPR ni ukuvuga ubutegetsi bushingiye ku iterabwoba mu kwica bari abasenyeri ko ari batatu yari imuriye n'abandi bose ko ntawe izagarukira kuvuga ngo bakoze ibikorwa byiza bafasha abantu ntacyo bibwiye FPR ibyo ngibyo icy'ingenzi ni ukwiterabwoba yagomba kwinjira cyane cyane mu bayobozi ba Kiliziya kuko aribo bafite n'inshingano kubera ubutumwa bwabo kuko bavugira rubanda bakavugira abarengana bari abagabo bagapfa ibintu byari kugenda ukundi mu Rwanda kuko bari abataripfana nyine bashoboraga kugira icyo bavuga byanze bikunze bashoboraga no kugira icyo bakora FPR rero yarabishe kandi ntabwo yerekeye aho abandi yabateye ubwoba ibatera ubwoba kandi bukomeye hari ikintu ntarumva nubwo twavuga ngo bari abashumba ngo beza ntabura n'amakosa ikintu ntabasha kumva n'ukuntu bari abantu bari bazi ubwenge abandi bagahunga FPR kugira ndetse no kubasenyeri b'abatutsi barabanje barihungira abatutsi abaturage bya FPR baza kugaruka nyuma gahamanya niko yabigenje ari gushira ko yarabigenje barabanje barigendera abandi bo barahaguma ukuntu babonaga babaho kuri FPR ntabwo turabasha kubyumvana n'ubu ngubu ukuntu bavuze bati tuzabaho FPR yafashe ubutegetsi ariko baripfiriye kandi bashatse kugumana n'izo ntama bari kumwe nuko nyabone byumvikane FPR umututsi ntacyo yibwiye umuhutu mu Rwanda we reka sinakorwa mbivuga icyo kari agatsiko kishakira n'ubutegetsi kafashe gakoresheje iterabwoba intwaro zimena amaraso
kakaba katazagomba kugumana gakoresheje intwaro zimena amaraso cyane cyane iryo terabwoba. Nta kundi buriya butegetsi uzica nyine none ugiye kurasa ku mugaragaro kandi babivuga abana bitangiye. Abe ntabwo ajya abeshya cyane avuga ibintu akanabikora wa mugani. Ntawe muzi baherutse kurasira mu Ruhengeri afite amapingu bamujyana iwabo ngo yari abacitse ufite amapingu kumwe n'abasirikare bamurasira imbere yabo nyine izuba riva wa mugani kugira ngo barebe iterabwoba. Ntabwo rero bari abantu muzabashyigura mukendera iterabwoba kuko iterabwoba icyo riba ritegereje ni uko abantu baryemera bagatinya. Ejo bundi nagiye gusura abanyarwanda bo muri Afurika, muri Swaziland, muri Mozambique no muri Malawi. Ariko ngiye ku kibuga cy'indege abanyarwanda n'abavandimwe bacu hamwe bati baduje gukora iki? Babandi bavugaga ngo ibyo kuri internet ntibikora, birakora. Hari abo muhura bakakuramutsa kandi nta handi mwigeze mubonana uretse mwikondera ruwimo mugakomeze birakora. Nubwo bati barakwicara ngaho ukabyara. Hari ahantu rero twagomba gukora inama mu gitondo noneho bahamagara saa cyenda z'ijoro uti Inkotanyi ahantu hose zabimenye byukunyure mu ishyamba y'epfo ngaho wisubire muri Afurika y'Epfo, gusubire mu Bufaransa ukabyara bagatsinda hano twese tureba. Ubwo nta nama dukora koko turekora gute se batwishe? Ntabwo dukora inama navuye iriya nicyo kinzanye ngo yitaha vuba ngo uracara aho ngaho wowe n'ibigera mu gitondo biragenda gute? Nubwo nabwira noneho ni mu nimero y'izo Nkotanyi ziri kutwica bazongera kwisurira ubwo mwebwe mutaboneka. Ubwo bari bahamagaranye ngo nibaze mu nama kutwica. Bumvise babwiye ngo najya kwiganiriza Inkotanyi bati none reka tuze dupfane nawe basi niba ariko biri mugende. Abo niyo twapfa none ubwo nizo Nkotanyi zavuze twishe. Terabwoba simvuga ko FPR itica koko, ariko hari ukuntu abantu babiguririza tukabyemera rwose ibyo terabwoba tukaryemera tukayiha n'ububasha idafite noneho bikaduparariza tukabaho nyine nk'abari bumva nyine cyangwa nk'aya magufa y'umiranye. Ntabwo ubutegetsi bushobora guhinduka ririya terabwoba turyakira muri twebwe ngo dutinye ngo ariko si izo Nkotanyi usanga twebwe kuki tutazirukaho. Haturutse agatore kamwe i Kigali karaje hano muri iyi sare abantu barirutse abagabo batangiye gucengera munsi mwebwe mwamufashe. Iterabwoba rya FPR nyabune niba mushaka ibintu bihinduka tukava mu cyunamo tugakora icyunamo uko bikwiye tukaririra abacu ariko n'ibintu bigahinduka. Nuko byanze bikunze tugomba kwigomwa tugatinya. Uyu mugabo amaze kuvuga ngo ntabwo yavuguruzaga ibyo Paul yari avuze kuko iyo myigaragambyo tugomba kuyikora tukayikorera i Bruxelles tukayikorera i New York n'ahandi, ariko ntabwo aho tugomba kujya ni i Kigali kandi tuzajyayo bati tuzajyayo ntaganda baramufunze. Ntabwo nzi niba afite ubuzima ku buryo azaramba ariko aracyafite akabaraga. Yabize ntarapfaga ntiyapfuye, ararwaye yageze kure ariko ntiyapfuye. Reka tuzamusange natwe tugere kure wenda bamwe bapfe ariko ntabwo azatwicara kutumara wavuze inkuru nziza. Abavandimwe murakoze, dukomeze dusabirane, dusabire ababyeyi bahekuwe, dusabire cyane cyane Esperance n'uko twarakomeza kugaragaza atanga ubuhamya, dusabire abo bapfuye ariko cyane cyane dusabire abakiri mu cyunamo gikaze tuzakivanamo no gutinyuka iterabwoba. Murakoze.